Bata ndacyari mutoya. Nta muntu muto ujya mu byo gukundana Dani, ariko Imana ibakomereza urukundo urumva. Nta kibazo urakoze. Ubundi uzadutumire rwose tuze tuzinywe. Arakoze cyane umukunzi wacu Dani. Nta kintu kibaho cyiza nko kumva abantu banezerewe kandi bishimye, ukabona Imana irimo ibaremera amashimwe, ibaremera ubuhamya bushya, barimo batera imbere, barimo baguka muri ibyo byose kandi bakajyana n'Imana, bibari sawa cyane. Muri iki gitondo rero twagiriye umugisha wo kongera kubana n'umuvandimwe Frodoir Obededom. Frodoir, waramutse neza? Aramutse neza kandi muraho? Uraho neza. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe, turanezerewe kongera kukwakira. Kuba uri mu kiganiro horira umumva abana b'Imana, bera b'Imana bashima Imana, umva bimeze gute? Buriya rero biranshimisha cyane. Nakurikiye amashimwe, nagiye numva abantu batandukanye, umuntu wasindaga akaza gukizwa. Mu by'ukuri rwose ni byiza cyane, iki kiganiro gifasha abantu benshi cyane. Buriya bajya bavuga ngo niba ngo umuntu amenya agaciro, niba ngo karobine ngo amazi yagiye. Buriya rero nkunda horira umu, ariko igihe namaze ndwaye ntaba nicaye hanga buriya narushijeho nibuka gukuna abantu babaga bashima Imana, abantu batandukanye, nibuka wa muntu wigeze kuvuga ukuntu Nyabarongo yamwishe ngo ni Sebeya. Yego ni Sebeya. Yego ibyo byose nkabizirikana. Birangije ngo iramuruka, urumva iyo uburinzi bw'Imana bukikuriho. Yego. Ngo yamwambuye imyenda yose ngo iramureba iti uri umuntu w'Imana ntago nakwica, itimuruka ku nkombe. Ubwo birumvikana amazi yamubuzeho urubanza nyine. Ubwo rero Imana ishimwe cyane ko nongeye kugera ahangaha, nongeye kuba ndi kumwe nawe, najyaga nkumbura iki kiganiro. Imana ishimwe cyane, ndetse nkaba nshuje n'abakurikira iki kiganiro bose. Yego, nawe hari amashimwe ufite se? Mfite amashimwe menshi cyane. Ishimwe rya mbere nuko nongeye kugera ahangaha. Ndashima Imana ko nyine urumva yabanye nanjye mu gihe nakwita icy'umwijima. Imana yabanye nanjye mu buryo butandukanye, iramfasha. Ntago urumva nari nyigera kuri tele ngo nkurikire amakuru, ariko ubu ngubu nongeye kugera kuri tele, ndumva n'ishimwe rikomeye cyane. Rero ndagira ngo nsuze, hari abantu bagiye babana nanjye. Buriya rero reka nkubwire, iyo uri mu kabwibwi hari abantu bakuba hafi cyane. Ndabashimira nk'umuryango wa Isibo, mwambaye hafi cyane. Ndagushimira by'umwihariko wagiye umba hafi mu buryo butandukanye, ukansubizamo morale. Buriya umuntu aryamye mbese abakeneye abantu bamuba hafi, nsabe n'abantu bagiye baba hafi abarwayi. Hanyuma ndagushimira n'abo mukorana na Ramberito ndetse na David, bambaye hafi cyane. Ndashima umuryango wanjye, madamu iby'umwihariko yambaye hafi cyane, ndetse n'abo tubana bose, Imana ibaha umugisha. Umuntu rero bita Jado Sinza, reka mugushimirire. Ni umwe mu bantu bambaye hafi n'urwaye rwose, akamurikiye akamamagara. Umunsi umwe ndabyibuka yari amamagaye, ari gutegura ubukwe muri stress, arambwira ati rero bro, tigarafure urarwaye. Anyohereza imbuto, yanyohereje amafaranga menshi cyane, yantunguye. Imana imumugisha cyane rwose. Ndasinza n'umuntu w'Imana cyane rwose, ufite umutima wazaba. Abantu butuwa muri All Gospel Today ndabashuje cyane, bagiye bamba hafi. Abahanzi batandukanye, hari umukobwa bita Kunda Rusi, ndamushuje. Niba ubyibuka neza, n'ejo twari kumwe. Umuntu ejo wabajije umubaza ari kumwe na Didasi, ngese ngo ni sheri wawe, ejo turi mu bukwe bwa Jado Sinza, ndumva. Buriya rero hari igihe nko muri groupe mbona abantu bandika ariko ntamuzi urumva. Ejo numwe uriya mukobwa wibajije, numwe mu bantu nawe bagira umutima wa zabu. N'umuhanzi nawe afite indirimbo bita Ibambe, niyo bita Nzaririmba. Ndamushuje, ni nawe ejo wadufashe muri All Gospel Today gutanga impano. Ndamushimira, ejo yagaragaje ishyaka. Ndashimira rero ko muri make ishimwe rikomeye cyane ni ukuba nongeye kugaruka muri uyu murimo w'Imana. Ndashimira ubwo n'abo dukorana mu kazi gasanzwe, Imana bose bamugisha. Yego, urakoze cyane. Imana ishimwe ko yagukijije, ndetse ku mirimo n'ibitangaza byose Imana yagiye ikora. Abantu bose b'Imana, Imana yagiriye neza. Imana yumve ko tuyihaye icyubahiro, kandi namwe tubahaye ikaze. Duse twinjira rero mu makuru arimo avugwa. Turahera kuri Witonze Clementine, wamenyekanye nka Tonzi, twamukunze mu ndirimbo zirimo Humura n'izindi nyinshi cyane. Yizizaga isabukuru rero y'amavuko. Iyo yiziza isabukuru y'amavuko, ngo yahigiye Imana umuhigo ko buri yazajya asohora indirimbo. Iyo ndirimbo ikaba rero izajya iba ari ituro ryiwe ku Mana, kugira ngo ashime Imana kubw'ibyo yakoze. Yashyize hanze indirimbo yitwa Mukiza, ari mashima Imana ku rukundo rwayo n'uburinzi butangaje bw'Imana. Turaza kuza kuyumva iyo ndirimbo mu mwanya. Uyu munsi rero ku itariki
22 hari igiterane gikomeye cyane kiza Imana iratsinze live concert. Season ya kabiri itegurwa na korali yitwa Jehovah Jireh, ariko abarangije kwiga buriya korali Jehovah Jireh ni korali ihuza abantu bize muri kaminuza yigenga ya Kigali. Iyo barangije kwiga rero noneho bagira korali, buriya abiga bagira korali yabo yitwa Jehovah Jireh, urumva. Noneho abarangije rero bagiye mu buzima bwo hanze y'ishuri nibo baba Jehovah Jireh poste sepie, indika ba junior. Yiga ni junior, urumva. None yabasoje ni poste sepie. No kugira ngo yigemo buryo ugomba kuba warize muri yereka, kuko twakoranye ikiganiro ibyo bintu babishyiraho ejo bundi barabivuze cyane, sinzi umunyamakuru wabajije burya mu kiganiro bari baragiye babivuze mu kiganiro twakoranye kuri Isibo TV, bari baragiye babivuze. Rero bafite igiterane bategura kiba ngaruka mwaka, bagiye kugikora ku nshuro ya kabiri, ubwo niyo season ya kabiri, kuko iya mbere yabera i Musanze kuri stade Ubworoherane. Uyu munsi rero iminsi ba myinshi gahimwa nomwe. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu mujyi wa Kigali, kuko korali Jehovah Jireh baraza gutangira ku isaha y'isa 8 kuri stade ya Iyerika. Haraza kubera ibihe byiza n'amakorali akomeye cyane, arimo korali ikunzwe cyane yitwa Hoziyana. Korali Hoziyana, ikindi none ukiremo na Ntora worship team, imwe mu ma worship team aririmba neza cyane ndetse akunzwe n'abantu batari bakeya cyane rwose. Yego, ku isaha y'isa 8 rero hano mu mujyi wa Kigali, kandi no kwinjira n'ubuntu ugasokana umugisha. Abantu rero ntibaze kuza gucikwa mu yandi makuru. Rero reka tugaruke ku bukwe, urumva ubukwe bw'agatangaza bwabaye ku munsi ejo. Bwari ubukwe bukaba na concert, bwari ubukwe na concert. Hari umuririmbyi, hari umwe mu banyamakuru banditse ngo ni Didas tumusuhuze, yanditse yuko nyine ngo Jado Sinza ngo yakore imyitozo nyine mu bukwe yitegura kiriya gitaramo afite muri Tanzania, nacyo turi buvugeho. Yego, sasa ejo ku munsi w'ejo ku itariki 21 habaga ubukwe bwa Jado Sinza, umwe mu baramyi bakunzwe wakoze indirimbo zahembuye imitima ya benshi. Mumwibuke mu ndirimbo yitwa Nabaho Sindabona umuntu umeze nka Yesu, mumwibuke mu ndirimbo nanone indirimbo yitwa Ndategereje, bango Yesu ndategereje gusingira icyo bamwe mu ndirimbo zikunzwe cyane abantu bategereje amasezerano. Ni indirimbo ibafasha cyane nk'iyo hari Imana yavuganye nawe utegereje ko isezerano risora. Yego, rero hari umukobwa baririmbana muri New Melody, ubu ntago akiri umukobwa niwe, sorry my sister Esther, sorry urumva narinjiswe nibagiye ko Imana yahinduye amateka. Yahinduye amateka. Kera ari umukobwa baririmbanaga akaba muri umuna wa Nema Marie, baririmbana na Jado. Christian, reka nkubwire mubaze gatoya, watangiye ubu ntago bikiri ibanga, ni ryari wamenye ko uriya mukobwa akundana na Jado Sinza? Hari haciye kuko Jado yabanje kubimbwira, ariko arambwira ati rero wihangane mbikubwiye nk'inshuti, ntuzabivuge. Imana ko yamfashije iryo banga, ukabika iryo banga kabisa. Yego, sasa rero baje kugera igihe buriya ngo bari inshuti zisanzwe bakorana umurimo w'Imana. Yego, umwe afite uwe n'undi afite uwe. Yego, umugambi Imana rero iza kubiswenyura bya bindi byose kugira ngo ihuze Jado na Esther, iza kubahuza. Rero buriya bari bamaze imyaka 14 baziranye, noneho rero buriya bamaze n'indi myaka myinshi, 8 bakunda. N'umunani ejo bavuze. Hagati y'7 n'8. Ku munsi w'ejo rero Imana yabaremeye ibirori by'agatangaza bakoreye ubukwe bwiza. Ejo kuri Holy Room tuzagaruka ku bintu 10 byaranze ubukwe bwa Jado Sinza. Yego, gusa hari akantu kanshimishije. Uribuka ko mama wa Jado Sinza, papa we niwe yabivuze, aravuga ngo mama wa Jado Sinza ngo yari yararose abona nyine uriya aba umukazana wabo, none ngo araperereza ngaza gusanga uwo mukobwa afite sheri. Noneho buriya rero biriya yavuze ni mu ncamake ko ngewe iyo story ndayizi neza, kuko yayivuze ahantu mu murenge wa Jado, mu murenge, kandi urumva hari umwanya munini urambo afite ukuntu yayivuze neza. Ariko ibindi tuzabikurikira kuri Holy Room. Ariko kandi navuga kanshimishije, buriya ngo Jado yarafitanye isezerano n'uriya mukobwa ko azamutanga nka musaza we, ahubwo arangije aramuhabwa. Wabonye petit frère wa Esther witwa Bienfait, we na Jado Sinza ubundi no bagomba kuzatanga
gutanga Esther igihe ari umuhungu umujyanye. Yego. Ariko no yagombaga gutanga yaramwiye. Oya ariko uzatanga yaramuhawe. Urumva. Rero felicitation kuri Jado Sinza na Esther. Ikindi kimubona mu bintu ugomba kumenya. Nabaririmbyi bose urubonye indirimbo bare bahuriyemo baririmba indirimbo y'urukundo. Yuzuyemo imitoma kabisa umva. Numiwe kabisa. Hari umuntu wabirebye aravuga ati aba bantu nibaramuka bahise batangira kuririmbana. Mu bitege tugiye kubona indi couple Imana igiye gukoresha iby'ubutware. Yahise ambwira ngo umuriro w'Imana ugiye kwaka. Yego. Ikindi baraberanye rwose. Baraberanye nukuri umva. Hari indirimbo ngo baraberanye. Ejo nuko nari ndi mu mirimo ariko numvaga nza kuza. Narakubonaga mbone no kugushimira umva ejo rwose wari mu kazi kose muri protocol ibintu wabigenje neza ndagushimira ko wafashije abanyamakuru n'abahanzi donc abantu muri All Gospel wabica ahantu heza cyane abantu twari kumwe baravugaga kuko byatumye bakurikirana amakuru cyane buriya twadukeneye gukurikirana amakuru tutari kwa rubangura. Yego ikindi nanone cyaranze ubukwe bwa Jado bwo buri mu munezero n'ibyishimo. Ikindi Jado rero udushye banza uvuga ukuntu Jado yakoze ubukwe bwiza kandi bwihariye. Ugiye n'abandi ubukwe bwajya gomeze nk'ubugira formule ariko bwe nta urakoze cyane. Bwari ubwiwe ku giti cye yapanze nka concert ni mugoroba. Byiza cyane rwose nge nabikuru numva nemusinga ubukwe bwinshi. Ni igitaramo nemusinga ubukwe bwinshi cyane ariko nabo ubukwe butandukanye kandi bwiza. Ikindi abantu bamwitabye iriya hariye muri iriya tente. Yego. Iriya tente buriya yakira abantu ni 3,000. Ego hagati ya 3 na 4 gutyo. Kandi burya yigeze kuzura. Reka nkubwire urumva umuntu rero wagize abantu barenga 4,000 kandi yuzuye no hanze hari abantu umuntu bukwe bwitabiriwe n'abantu barenze 4,000 ubwo bukwe urumva nta kintu atashimira Imana. Ikindi basaga neza basaga neza cyane. Noneho ubwo ubukwe bwari bwuzuyemo abastari rero. Buri iyo senior pastor muri ADPR yaje Izaye yego kuvuga ngo ADPR yose bihagarara ADPR buri yose ibihagarariwe yego ushaka wavuga ngo ADPR yose yatashye ko bwaje. Ikindi no mu baririmbyi rero baba gospel yego nabonye Bosco Nshuti yarahari nubwo ari umufamiliye yego Nkomezi tubanze duhere kubo muri ADPR. Yego Bosco Dani Mutabazi yarahari urumva Bosco yarahari Dani Mutabazi yarahari. Yego korari nyinshi zari ufateza Siwamu New Melody ino Erayono. Yego nabonaga korari umuseke president yarahari. Abaragwa ya Kicukiro president yarahari. Yego hari nabo nabonye bo muri CGM arabo mu mpanda umuyobozi mu mpanda nubwo nibuka izina rye. Aba president makorari benshi bari bateraniye hari ubundi ni nama n'ubukwe bw'abaperezida. N'ubukwe bw'abaperezida n'aba hari n'abandi hari abahanzi nabonye ba Shadrake n'Abimana irimo ihagurutsa bazamutse. Noneho uyitugero ku bandi Christelle imbere yarahari. Yego Prosper Nkomezi yarahari. Yego Richard Kinu Beking mbonye ndumva namubonye yarahari. Bayayeri bari numva yayeri namubonye. Nabo barusi twavugaga n'abahanzi. Na Lydia namubonye umwe mu bantu ba Beking abahanzi benshi cyane ba Beking James na Daniela n'abandi benshi. Iki noneho urumva abahanzi nabo bari benshi cyane. Na director Musinga Musinga yarahari nawe yego murumuna wa Papi Clever. Noneho Christian iri imbere yarahari. Nabita Butare Jide nabo bari bahari. Babutare Eme wo muri Butare Eme sorry. Butare Eme yarahari nawe namubonye. Eri Bahati nawe yarahari. Yego yarahari umva ni benshi cyane ukireho noneho burya no mu banyamakuru rero. Abanyamakuru wa gospel twese twari duhari we umva Banikodemo bari bahari. Badudurehema bari bahari. Abo badidasi bari bahari. Noneho burya na Irene yarahari. Yes Irene nawe yarari namubonye nawe. Yarahari kabisa manager wa Vestine na Dor. Urumva ko Vestine na Dor kasana bari bahagaraye muri birabukwe. Urumva rero bwari ukwe bwiza. No mwibaza nk'ingenzi abandi mo mbatera story. Urabizi zino mu mpano. Ndabizi kabisa. Ubari inkuru umuntu akagira ngo uri umusaza mbese. Rero rwose urumva Imana ihe umugisha Jado Sinza na Esther kandi komeze bubakire bagize n'urugo rwiza. Rega buriya na Moses umugabo wa Dudurema mu photographe beza urumva muri kino gihugu nabo bari mu kazi ke na Bob mukunzi w'iki kiganiro rwose na buriya akunda iki kiganiro nawe tutamwibagirwa. Yego nabonye nabo kuri himbaza bari bahari. Chris yo kuri himbaza namubonye na Preziro kuri Zaburi nshya yego namubonye. Nuriya
ninde wundi nawe mbwira nk'akantu gato ushaka umuvugo ndatamenya ngo ninde akora iki umuyobozi wa Himbaza yitwa nde umuyobozi wa Himbaza yego Himbaza ni projet yego projet yego okay projet yarahari nawe nabonye n'abagenzi bacu mu itangazamakuru nabonye Yvonne wo muri RBA yarahari n'abandi benshi cyane rero Imana ibahe umugisha baje gukikira umuvandimwe Jado bura ntaga azabyibagirwa noneho Jado ikintu cyadutunguye uziko Jado saa 5 z'amanywa postinze kuri stade uziko nijoro saa 10 ya postinze none ikintu cyadutunguye nukuntu aranezerewe ubona nta stress nta ari umuntu nteye blague guswa yango Jado ni nk'ubukwe bw'undi muntu yataye wabonaga mbese mu by'ukuri uraza kuba ngewe aho nabyanditse wagira ngo nta cyabaye mu by'ukuri wabonaga wagira ngo nta cyabaye nta stress wumvaga to yijwi yaririmbanagamo igihe yarari kurama uzi ko abandi ubona umugeni umukwe n'umugeni binjiranye ntago binjiranye Jado yabandaza imbere kuri stage abari mariri ayobora sukurimba gusa ayobora indirimbo umutwari w'abaririmbye umugani wa Dawidi bira ngo yari umutwari w'abaririmbye noneho umukobwa aragenda arezana yamwakiriye kuri stage abantu bamwe bibazaga batese araturuka he ko Jado ari ku ruhimbi abantu byabacanze bazi ko ari bugende ndakajya kumuzana bagiye babona urabizi ko ubusanzwe ubona ko marene yinjirana umugeni yinjirana umugore n'umugabo arinjirana n'abamarene babagaragiye Jado yinjiye wenyine urumva we yarari wenyine yinjirana na marene umudamu we ndetse n'ababagaragiza urumva ntago binjiranye nabo byari byiza cyane byari biryoshye none mwibaze rero ejo kuri ihoriroom tuzabagizaho icyo kiganiro nubwo busesenguzi tubwira ibintu byagiye biranga ubukwe n'udushya twagiye turanga ariko udushya tukiraho ntago twatangire hariya Jado uribuka yuko mu minsi ishize yakoze agashya muri yakorari riba muri Bride Show yuriya mukobwa Jado yarayitabira abantu baribaza batese n'abagabo basiga bitabira Bride Show cyagiye akantu ka sirikari kumutamika ndumva kibuka yego urumva ko rero wari umunezero mwinshi